Philadelphia Imana iratsinda. Tongeye kugaruka mbere y'ubwiza bw'Imana tubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Serugendo Dismas. Uyu munsi mwiza twabonye akanya ko kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Kristo, ariko mbere ya byose mureke tubanze dushima Imana. Turagushimiye wera wa Isirayeli, urera kandi urakiranuka. Turagushimiye burinzi bwawe, tunejejwe nawe kuko tuhaye akakanya, tusenge ijambo ryawe, utwezo dutunganye, weze kirere, mbaraga zose z'imyuka mibi turazihagaritse, tusenge imitima yose zabasha kumva ijambo ryawe, ubagirire neza kuko ari we Mana, bwiza n'icyubahiro cyawe kibane natwe, tusengera itorero, tusengera abakozi bawe, ubambike imbaraga kandi ubashoboje. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Mana ibaho umugisha bene data, shuti z'Imana, tongeye kugaruka mbere yanyu. Nize ko iki cyumweru turi Toro Pentecote, gahunda yose twabayemo mu iki cyumweru murasobanukirwa ko yari icyumweru yo kwitegura musi mukuru wa Pasika. Ni umunsi mukuru ukomeye mu Toro Pentecote, munsi wa Pasika. Ni umunsi twibuka gupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, kandi Bibiliya iratubwira ko ni umunsi mukuru wa buri mukristo wese. Twibuka umunsi Imana yatwitangiye mwana wayo w'ikinege Yesu Kristo. Sinzi nimba uzirikana byo, agakiza twabonye ntago kapfuye kutoragura, ariko ari wababaye, ari watanze buzima bwe, ari wemeye kurekura umwana we w'ikinege kuko twebwe tubona agakiza, ari washinyaguriwe, ari watutswe, ari wavuzweho ibintu byinshi, ari wemeye kusuzugurwa, natwe tuze kubona agakiza. Icyatuhesha agakiza ni iki? Ni amaraso y'umwana w'Imana Yesu Kristo yamenekeye ku musaraba, yatubereye igitambo. Iyo yatuhuje n'Imana amaraso ya Yesu Kristo, niyo mpamvu isi yose abizera Kristo barimo gutegura uyu munsi mukuru wa Pasika uzatubera ku munsi w'ejo. Munsi Yesu yapfuye, mu munsi wa gatatu arazuka. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Iyo niyo jambo tugiye kongera kubibutsa. Uri umukristo, se uratekereza Pasika yawe no kurya no kunywa gusa, cyangwa Pasika yacu ari kongera kuisuzuma tukihana ibyaha, Yesu akongera tena kuzuka bundi busha mu buzima bwacu. Kuko ndimo kureba itoro ry'Imana, abantu bamaze kugabanukirwa, abantu benshi bamaze gucika intege, abantu benshi bavuye mu bushake bw'Imana, abantu benshi bavuye mu masezerano y'Imana, abantu benshi bararambiwe. Ariko Pasika turongera kwibuka ugupfa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo. Turongera tena kwisuzuma natwe tukihana ibyaha, turongere tena tugarure ubusabane bwiza n'Imana bikiye mu maraso y'umwana we Yesu Kristo. Twatura ibyaha, tumva kubabarira, tumva kwezwa, tumva kugendera mu murongo mwiza w'iki Kristo, ukomere kandi ushikame, ntukave mu by'Imana, kuko Yesu Kristo yarapfuye, munsi wa gatatu arazuka, na n'ubu yicaye ku ndebe y'ubwami hamwe n'icyubahiro cye, aracyakora mirimo yakoze ku isi yose. Na n'ubu Yesu Kristo n'umwami wacu, turamukunda. Niyo mpamvu tugiye kwibuka tena amagambo meza ya Pasika. Ariko ari umwanditsi watwandikiye aravuga ko tuzirikane iryo joro, imibabaro n'amasengesho Yesu yasengeye Getsemani. Twibuke iryo joro, imibabaro n'amasengesho ya Yesu i Getsemani, ifatwa rya Yesu, ariko ihumure nuko yanesheje, yarazutse. Ihumure abakiranutsi dufite nuko Yesu yaranesheje ariko yarazutse. Ni muzima, Yesu mukiza wacu ni muzima. Niyo mpamvu tutashidikanya, burwayi ufite, bibazo ufite, bigeragezo ufite, Yesu yaranesheje,
yarapfuye, munsi wa gatatu akazukana n'icyubahiro cye. Abari bapfuye bapfuye mu icyo gihe, munsi Yesu amaze kuzuka, nabo bazutse baragenda mu murwa wa Yerusalemu. Abandi bazima barongera barabamenya ati uyu si kanaka wari wapfuye, uyu si kanaka wari wapfuye, ariko bazutse kubw'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Yarazutse nawe ku munsi wa gatatu. N'amagambo yakunze kubivuga, ntago byadutunguye cyangwa byatunguye abatubanjirije, nuko bari babibagiwe. Yaravuga ko nzasenya urusengero, ariko mu minsi 3 nzarwubaka. Abantu bakamwita ko ari umupfapfa. Abatambyi bakuru, abanditsi n'abafarisayo, abo bantu ntago bemeraga amagambo ya Yesu. Avuga ko urusengero Salomo yubatse myaka hafi 100, wo kavuga ko zarusenya mu minsi 3 wubatse. Ariko yavugaga kubw'urupfu rwe, azapfa ku munsi wa gatatu azazuka. Yesu atugirire neza kandi Yesu atufashe. Yaciye mu bibazo byinshi, niyo twavuze hano. Twibuke iryo joro, imibabaro n'amasengesho Yesu yasengeye Gethsemane, ifatwa rya Yesu, byose byari mese inzira ikomereye umuntu. Ariko ihumure nuko yanesheje arazuka. Ubu ngubu twize ko mwami wacu ni muzima. Iyo niyo Pasika yacu tugiye kwibuka, kupfa no kuzuka k'umwami Yesu Kristo. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Matayo 27. Turasoma uyu murongo wa 62, tumanuke epfo. Iravuga iki? Nuko bukeye bwaho, ariho umunsi wakurikiraga uwo kwitegura kwa Pilato. Bukeye bwaho, ariwo munsi wakurikiraga uwo kwitegura kwa Pilato, baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshi akiri muzima, yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazagere ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Pilato arababwira ati, nkaba abarinzi, mugende murindishe uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro. Umva ko amaze gupfa Yesu Kristo, amaze kushira mu gituro, aba batambyi bakuru n'abafarisayo bagiye kwa Pilato, baramubwira ati, biradusaba, tegeka imva ya Kristo irindwe cyane. Hano baravuga ko baramubwira bati, mutware, twibutse yuko wa mubeshi akiri muzima, yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Hano bakoresheje ijambo bita Yesu Kristo ko ari umubeshi. Yavuze ijambo akiri muzima, ati ko mu minsi 3 azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazagere ku munsi wa gatatu, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ko yazutse. Kandi atari ibyo, nizeye ko gutyo kugira ngo ko yazutse, abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo yazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Mbese ni igitekerezo aba batambyi bakuru bagize n'abanditsi n'abafarisayo. Bajya mbere ya Pilato baramubwira ati, tegeka. Mwumve bibazo Yesu yahuye nayo. Yari madini yatangiye kuva kuwa mbere, bafite misi yo buri munsi baribuka inzira Yesu yanyuzemo, mibabaro Yesu yahuye nayo. Hano twasimbutse tuvuga ko nyuma yo gupfa kwe, amaze gushira mu gituro, abatambyi bakuru n'abafarisayo bajya kwa Pilato.
baramubwira ati wibuke ko wamubeshi, bakoresheje ijambo bamwita Yesu Kristo ko ari umubeshi, kandi batizera ko amagambo yavuze. Abantu bamubujije amahoro ku murimo w'Imana n'aba batambyi bakuru, abanditsi n'abafarisayo. Nibo bantu barwanaga cyane ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Rimwe na rimwe bamubesheye byinshi, rimwe na rimwe bakavuga ko uyu nguyu yaje kwica amategeko ya Mose, nawe akahamiriza ko sinaje kwica cyangwa kuyaca, ariko ubu naje kuyakomeza. Rimwe na rimwe bakamutegeka ko mbese ibikorwa akora bitari byiza, ariko Yesu yakoze imirimo myinshi imbere yabo. Yabwirizaga abantu ubutumwa bwiza, abantu barihana, akabwiriza abantu ubutumwa bwiza bwo kwihana ibyaha, aberekeza mu bwami bwo mu ijuru, agasengera abarwayi bagakira, akirukana abadayimoni ku bantu, akabohora abari baboshwe, akakora iki? Akatanga amahoro ku bantu kubw'ijambo rye, bantu bakareka ibyaha. Ariko abatambyi bakuru n'abanditsi n'abafarisayo ntabwo bishimiraga ayo magambo, bo bashakaga gusa ko Yesu apfe. Ariko nabyo byari mu mugambi w'Imana. Hano tugomba gusobanukirwa ko inzira yose Yesu yanyuzemo yari inzira y'umugambi w'Imana. Mana yateguraga ko adupfirire ku musaraba, maraso imeneke, ayo maraso izatubera igitambo kihoraho. Yesu ashimwe. Ushobora kuba uri umukristo, ugomba gusobanukirwa nimba twize Yesu Kristo nukubera iki. Natwe turibuka inzira ibibazo yahuye nayo, ku bwacu twebwe nta cyaha na kimwe yakoze, yari uwera w'Imana. Baragenda baramubwira gutyo ati akora iki? Ategeke arinde igituro cya Yesu Kristo mu gihe cy'iminsi 3. Nize ko ari habayemo grand sécurité ikomeye mu gituro. Abarinzi bashiramo abaserikari b'abarinzi, bashiramo nize ko aba barinzi birukanaga buri muntu wese babona ashaka kunyura hariya, kuko bari babwiwe ko intumwa ze zitaza kwiba murambo, baze kubesha abantu ko yarazutse, kuyobya kwa nyuma kurute kwa mbere. Ariko batazi uwo ari we, bamufataga nk'umuntu, bazi ko ari umugenzi wabo, bazi ko ari amasezerano bose ni kimwe. Niyo mpamvu mu buzima bw'agakiza ugomba kuba muntu wihanganira ibyo uhura nabyo, kuko ukasobanukirwa ko muhamagaro wawe, ukasobanukirwa mugambi w'Imana ku bwawe. Yesu atufashe tutabigendamo kavuyo. Ariko Pasika yacu kandi tuyihesha agaciro, tumenye ko atari kurya no kunywa gusa. Kurya ni byiza, kwambara ni byiza, kunezerwa ni byiza, ariko ube ureba n'ubugingo bwawe. Yesu umunsi wa Pasika yongere azuke bundi busha, kakiza kacu tukashe kweramo imbuto, murimo wamagariwe bashe kuwukora neza, urugendo rwawe bashe kurugenda neza. Murongo wa 65 nuko Yesu yapfuye, twavuze ko abatambyi bakuru n'abafarisayo ntago bacecetse, bategetse Pilato kumubwira ko akora iki? Ategeka abarinde igituro. Bagezeze kifuzo cyabo kwa Pilato, twasomye hano ko Pilato arababwira bati, ngaha abarinzi nimugende mukirindishe uko mubizi. Barinzi baraguruka, baragenda babaha amabwiriza, atagira umuntu unyura hano, mube maso ku manywa na nijoro, kuko mugambi wabo bari bafite bavuga iki? Abigishwa bataza kwiba murambo, bagende babwira abantu ko yazutse kandi atazutse. Kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Pilato abandi arekura abarinzi. Nize ko ari amumva abayemo mutekano umwe ukomeye, atagira umuntu unyura ari. Ariko muziko rimwe na rimwe umuntu ukurushije power, ukurushije ubwenge, wakoresha amahere yawe yose kaba impfabusa mbere ye. Babikoraga gutyo bazi ko ari umunyamubiri nkabo.
itoro mureke twizeye Kristo kuko ni umwami ukomeye. Murongo wa 66 nabo baragenda barindisha igituro. Bahageze navuze kuko bashiraho umutekano ukomeye, ariko nuko bakoze ibyo byose kurindisha igituro, ijambo ry'Imana riba ryaravuzwe. Bahanuzi Yesaya barabivuze, Bayobu barabihanuye ibya Yesu Kristo, ba Musa barahanuye ibya Yesu Kristo, nawe ku giti ke yaje kubyemeza. Nzasenya urusengero kandi nzarubaka mu minsi 3. Yagaragazaga ugupfa no kuzuka kwe. Nuko barindishije imva ya Kristo, bakabwira abaserikari ati mube maso. Nabo uzibari abakadogo baserikari bataragira amapete, bumvira amabwiriza y'abayobozi. Koloneli nimba yavuze, generale nimba yavuze, babera maso ayo mabwiriza. Nize ko ari akumva ya Kristo abayemo sekirite ikomeye. Bagambiriye ki intumwa zitaza kwiba umurambo bavuge ko yakoze iki, yarazutse. Ariko ntabwo bagombaga gutuma atabasha kuzuka kuko n'umugambi w'Imana. Bari bazi ko nguko bamufashe araceceka, aratuza, agenda nk'umwana w'intama kuko umugambi w'Imana yari kudupfirira. Bamukorera ibyo bashaka byose, abambwa ku musaraba baramushinyagurira, bamukubita nkota mu rubavu, nta n'ikimenyetso na kimwe babonye. Bazi ko nuko yapfuye birarangiye, reka tushira abarinzi bataza kuvuga ko yarazutse kandi atazutse. Ariko hano tusimbutse ku Matayo 28 icyo gice Bibiliya iratubwira iki? Kuzuka kwa Yesu Kristo. Icyo nicyo kitugaragaza Pasika nzima, itoro Pentecote. Niyo tugiye kwiziza uwo munsi mukuru, twibuka umunsi yapfuye araza kuzuka ku munsi wa gatatu. Reka dusome ijambo ry'Imana. Ku munsi w'isabato ushize, kuwa mbere w'iminsi 7, umuseke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro. Abaho igishiti kinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, arabindura igitare acicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga ngurubura. Barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishitsi, basa n'abapfuye. Ababandi babashize kurinda imva. Ariko marayika abwira abagore ati, mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe. Ndahari hano kuko yazutse. Haleluya. Nkuko yavuze, nimuze murebe aho umwami yari yaryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azabanziriza kujya i Galilaya. Iyo niho bazamubonera, dore ndabibabwiye. Bababyeyi bava mu gituro vuba, bafite ubwoba n'ibinezaneza byinshi, birukanga bajya kubwira abigishwa be. Maze Yesu ahura nabo, arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera, bamufata ku birenge, baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajye i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda, bamwe muri barinzi bajya mu murwa, babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru, bajya inama, bagurira abaserikari ifeza nyinshi, bati mujye
muvuga muti abigishwa baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka abyumvise tuzamwemeza, namwe muzabakiza amakuba. Nuko baherako bajyanira ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Buyuda na bugingo n'ubu. Yesu adufashe. Iryo niryo jambo tugiye kuganiraho, kuzuka kwa Yesu Kristo mwami wacu, mwami twizeye, mwami dusenga. Yarapfuye minsi 3, wa gatatu arazuka. Bashize abarinzi kurinda imva ye. Ati nagira umwigisha waza hano bakiba murambo, bakabesha abantu ko yazutse kandi atari byo. Ariko navuze ko ibyo babifataga mu buryo bw'umubiri, batazi mugambi w'Imana, batazi intego y'Imana. Ntago yaje ko bamusuzugure, ntago yaje ko yishwe n'abanyabyaha, ariko mugambi w'Imana yari ko adupfirire kubw'ibyaha byacu. Niyo mpamvu ibyose bamukoreye nta ruhare numwe yagendaga nk'umwana w'intama, azi ko reka nsohoze ibyo data yanumiye. Amaze kushingurwa mu gituro cye, barinzi barara ku manywa na nijoro hariya, bari maso, nakora mu nshingano zabo ng'igisirikare nguko babategetse. Bibiliya iravuga ko ku murongo wa mbere, umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7, mu museke wenda kutambika, babadamu yagiriye neza. Maria Magdalene na Maria uwundi bajya kureba ca gituro, bafite akahinda kuko yarabasengeye, yababohoye, yirukanye abadayimoni bababuzaga amahoro. Nabo babuza amahoro, bafite amarira urupfu rwa Yesu Kristo. Ariko bari bamaze kwibagirwa ko yababwiye ko azapfa ariko azazuka ku munsi wa gatatu. Nabo bari bibagiwe ijambo. Aba babyeyi babiri barazinduka ku munsi wa gatatu mu gitondo cya kare ku museke. Abaho igishiti kinsi kuko marayika w'Imana yamanutse, w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirindura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo. Uwo marayika waje abindura gitare akicaraho, ishusho ye yasaga n'umurabyo, n'imyenda ye yeraga ngurubura. Barinzi babibonye, Yesu ashimwe, wa marayika ahagaze amaze kubirundura igitare, mbese na wamushiraga w'amaso kuko yari mundu mbese adasa nk'abandi. Ari imyenda ye, ari ishusho ye yari yahindutse. Babarinzi barindaga imva ya Kristo, bamubonye bagira ikintu kitubwoba, bahinda umushiti, basa n'abande n'abapfuye nawarwanya Imana ishobore. Bahindurwa umushitsi kubwo marayika w'Imana gusa abageze ku gituro cya Yesu Kristo. Basa n'abande, basa n'abapfuye. Ariko marayika w'Imana abwira abagore ati, mwebweho mwitinya. Ijambo ry'uhumure kwa Yesu Kristo musi wa Pasika. Yemwe bene data mwitinya, bibazo mufite witinya, bigeragezo ufite witinya, kuko mwami twize yashobora byose, kuko mwami twize yafite butwari. Niyo mpamvu turagukangurira iki gitondo kiza ya Pasika. Witinya bibazo ufite, witinya bigeragezo urimo kuhura nayo. Yarapfuye ariko arazuka. Uyu munsi nawe ushobora gupfa ariko uzazuka. Uyu munsi byawe bishobora gupfa ariko bizazuka. Witinya. Ijambo nziza yahumurije abo babyeyi, kuko nziko mushaka Yesu wabambwe. Gira ishyaka tu yo kushaka mwami wa Yesu Kristo. Witinya. Nziko murashaka Yesu Kristo wakoze iki? Wabambwe. Haleluya. Ndari hano kuko yazutse. Ababwira iki? Ndazi ko niwe mushaka, ariko ntahari hano kuko yazutse nguko yavuze.
nimuze murebe aho umwami yari yaryamye. Abinjiza mu gituro, muze murebe aho umwami yari yaryamye. Bamaze kureba bagira ubwoba nabo. Yo mwami wacu, kuko bari bazanye parfum nziza ati bagiye gushyira ku murambo wa Kristo, ariko basanga gitare cyahindutse umwami ntabwo akirimo. Baramubura ati muze murebe aho umwami yari yaryamye. Nimugende vuba mubwire abigishwa be yuko yazutse kandi azababanzirizaye kujya i Galilaya, iyo niyo muzamubonera, dore ndabibabwiye. Abantu b'Imana bagira inde babanga ibyo bashaka kubwirwa abandi batabwiwe, ibyo bashaka kumenya abandi batabizi. Abereka mu gituro cya Yesu yazutse, mugende mubwira abigishwa be babanzirize Galilaya, niyo benshi bazamubonera. Ngabo byo ndabibabwiye. Ariko abo babyeyi bari bakifite ubwoba, bafite amarira ku maso yo kubura umucunguzi wabo. Haleluya! Se uracyumva mutima gukunda Yesu Kristo? Uracibuka mirimo myiza Yesu yagukoreye? Itorotongere tube maso. Murongo ukurikiraho, bava ku gituro vuba bafite iki? Ubwoba n'ibinezeza byinshi. Nuko bagiraga ubwoba, bavuye ku gituro bafite ubwoba ariko n'ibinezeza byinshi, birukanga bajya kubwira abigishwa be. Bafite ubwoba ariko n'umunezero hari yo kumva ko Yesu yakoze iki? Yazutse. Haleluya! Maze Yesu ahura nabo arababwira ati amahoro. Haleluya! Nta wundi waguha amahoro atari Yesu Kristo. Arababwira abigishwa be amahoro. Baramwegera, baramupfukamira. Ejo n'umunsi wo kumupfukamira. Wongere tuwe mupfukamire, ubwire imbabarire, unyezesha amaraso yawe. Baramupfukamira nuko Bibiliya ivuga. Ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati witinya. Ya jambo ya uhumure. Musi wa Pasika n'umunsi w'ijambo nziza Yesu aratuhumuriza. Witinya. Nawe arabivuga hano nguko marayika yabwiye abo babyeyi. Witinya. Nimugende mubwire bene data bajehe Galilaya, niyo bazambonera. Witinya. Bamaze kumupfukamira arababwira witinya, nimugende mubwire bene data tuhurire Galilaya, niyo bazambonera. Bakigenda bamwe muri babarinzi. Yo kubona ko hano Bibiliya tubwira ko mwanya marayika babonye marayika bakoze iki? Mwanya babonye marayika, Bibiliya iravuga ko barinzi bamubonye bagira ubwoba, bahinda imishitsi, basa n'abapfuye. Mbese biganiro byose marayika yabwiraga bababyeyi Maria Magdalena na Maria undi kubwabo bari bapfuye, bameze nk'abapfuye, ntago bumvise n'akajambo na gatoya. Ariko hano uyu murongo uravuga mu gihe Yesu amaze kubonekera abigishwa be arababwira ko witinya, arabaturira amahoro ati mugende mubwire bene data baje i Galilaya, niho bazambonera. Bibiliya irongerera atubwira sasa iki? Na warwanye Imana azayishobore. Bakozi b'Imana muhumure ku murimo, bafite inshingano muhumure ku murimo. Nuko murimo kuhura n'ibibazo, ariko ari umunsi muzabwirwa witinya n'umwami Yesu Kristo. Ari umunsi muzabwirwa amahoro. Ibyo munsi birarangiye. Bakigenda bamwe muri babarinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose, bateranira hamwe na bakuru, bajya inama, bagurira abaserikari ifeza nyinshi, bati muje muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Yesu ashimwe. Iri jambo babashiza abarinzi, ngewe ngo ndakwibaza hano, babaye itegeko yo kurinda imva ku manywa na nijoro kugira ngo abigishwa bataza bibe murambo, babesha abantu ko yarazutse kandi atazutse. Ariko ubona hano bavuga tena ati babaha ifeza, ati utegeka nabaza
muzamubwire ko abigishwa be baje baramwiba, twari tukoze iki? Dusinziriye. Se uyu utegeka mategeko yabahaye babikoze, sinabatumye gusinzira, nabatumye kuba maso murindi imvaye, kugira ngo abigishwa bataza batwara umurambo we babesha abantu uko yazutse. Sa uyu munsi mwaje kumbwira gute ko bamutwaye? Abaserikari babaha amafaranga ati muzabikibanga, ndimukavuge ko yarazutse. Ibyo mwabonye ari yakumva yose ndimukabivuge, mwebwe muzavuge gusa ko mwari mwananiwe murasinzira. Abigishwa baraza batwara umurambo, tuza gukanguka tusanga murambo wagiye. Mwebwe mufate amafaranga, turabahemba amafaranga. Nize ko bahembwe amahera menshi iruta mushahara bahembwaga. Ati ariko mubikibanga nimukavuge ko yakoze iki? Yazutse. Bene data nabangiriho, ntago wahisha ukuri, ntago wahisha by'Imana. Baragenda bageze iwabo, nize ko nabo babonye amafaranga, nize ko myaka bari bamaze ku mirimo bari batarabona ayo mafaranga. Haleluya! Yesu nuko twababaye twe babamwizera, ariko abahuye n'umunezero uwo munsi mwiza. Arabandi babonye uwo mugisha kuwo munsi wo kuzuka kwa Yesu Kristo, bari bakubitwe n'izuba n'imvura nimba n'ibiki nibukonje, misi 3 barara hanze barinda imva ya Kristo. Ariko mwanya marayika yaje akora imirimo, Yesu arazuka, baba nk'abapfuye. Baragenda mu mudugudu, bahageze bamaze kubaha amafaranga, nizeye ko abayemo umunezero kuri bo kuko bahawe iki? Amafaranga. Bageze mu miryango yabo, nabyo kuhisha byabayeho. Uzi ko Pasika navuze ko benshi barimo gutegura kurya no kunywa, nta muntu wifuza kurya bibi mu Pasika, nta muntu wifuza kwambara ibibi. Bafata amafaranga bahiya bafasha, mugende mugure imyambaro, mugende mugure ibyo kurya, mugende mutunganye, kuko ejo ni umunsi wa Pasika, tugomba kurya neza. Ariko se amafaranga mwayikuye? Nizeye ko biganiro byabaye gute. Amafaranga mwayikuye he? Aya mafaranga Mana yanjye, kuva twabanye ko nago ndabona ugize mugisha nk'uyu. Ati Yesu yarazutse. Haleluya! Bameni yo banga. Reka murongo wa nyuma tusome hano nguko utubwiye. Murongo wa nyuma uravuga iki? Nuko bahera ko bijyanira Ifeza, babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda n'ubugingo n'ubu. Niki bakoze sasa? Iyo jambo ryamamara hafi yose mu Bayuda kugeza n'ubu. Yabaye iki? Mama aho yagiye ku isoko, ati nabandi ko tweruka wenda ndago haha gutyo, ntago wambara ugura umwenda nk'uyu, bimeze gute? Ati Yesu yazutse, Yesu yazutse. Buri aho wanyu ijambo riragenda iyamamara mu Buyuda kugeza n'ubu, munsi wa Pasika. Niyo mpamvu twiziza n'urupfa no kuzuka k'umwami wa Yesu Kristo. Haleluya! Cyane cyane tweba isengera mu itoro Pentecote tuyoborwa n'umuka, turabyizera cyane. Niyo mpamvu tuongeye kubakangurira kubwira ijambo ry'Imana. Ejo no munsi wa Pasika, ejo si umunsi wo gukora ibyaha, ejo si umunsi wo kwineza mu buryo bw'umubiri, ejo no munsi wo kwisuzuma bugingo bwawe. Ese narapfuye mu bugingo? Ese narapfuye mu murimo y'Imana? Wongera usaba imbabazi, ibyapfuye Kristo ongera zukane nabyo. Yesu yongere abizure kubw'imbaraga ze. Burwayi ufite Yesu arabishoboye yakuzura, bigeragezo ufite Yesu yabizura. Niyo mpamvu Pasika yacu atari yo kurya no kunywa, Pasika yacu no gushima buryo mwami wacu yapfuye akazuka, kandi yazukanye n'icyubahiro cye. Itoro Pentecote tuongere tungire byiringiro. Yewe wasubiye nyuma, yewe ukitse intege, wewe uremerewe n'ibibazo, wongere wizere munsi wa Pasika. Menya ko kuzuka kwa Yesu kwazuye benshi, aranabapfuye bari bapfuye uwo munsi nabo bazutse bapfiriye mu ijambo ry'Imana, barinjira mu murwa Yerusalemu nguko nabivuze. Abazima bongera kubabona, bavuga ko uyu sinikanaka wari wapfuye. Ati ni njyewe. Ariko byagenze gute? Ati Yesu yazutse. Haleluya! Bose bahamiriza ko mucunguzi yazutse. Niyo mpamvu natwe twagira ubundu.
yo ndababazwa n'abantu baracyakinisha agakiza bahawe na Kristo. Ndababazwa n'abantu bari mu itoro ry'Imana baracyakora ibyaha. Ndababazwa n'abantu bagambanira abandi ku murimo w'Imana. Ndababazwa n'abantu batashaka kumvira ijambo bakozi b'Imana babagirira. Mundi mukaze kuba nk'abatambyi bakuru, ni mukaze kuba nk'abafarisayo, ni mukaze kuba nk'abasadukayo. Bariya niyo bantu bagiye barwanya Yesu Kristo. Nimba wagira ubuntu bwo kuhabwa shingano mu itorero, nimba wahawe ubuntu bwo kugira itorero usengeramo, ubikore neza, kuko Yesu yaragiye nyuma yo kuzuka yaje kuhura n'intumwa bagira ibiganiro, ariko ijambo nziza yabasigiye ngiye kubategurira, ariko nzagaruka kubajyana. Se Yesu nagaruka akagusanga utiteguye, Yesu nagaruka akagusanga uri umunyamanyanga, Yesu nagaruka akagusanga wavuye mu bushake bwe. Mani bahumugisha, iyo niyo jambo ry'uhumure rya Pasika twari tugiye kubagezaho. Uhumure, witinya, amahoro y'Imana ibane namwe bene data. Mana turagushimye, Mana urera, Mana urakoze, wakoze imirimo ikomeye. Twibuka Pasika, gupfa no kuzuka kwa Yesu Kristo, na wundi wagomba kutwitangira kubw'ibyaha byacu. Yesu warakoze kwemera kudupfirira ku musaraba, warashinyaguriwe, wambitse ubusa, Yesu washizwe kamba ry'amahwa ku mutwe, wabambwe ku musaraba, urashinyagurirwa. Bamwe barakushinyagurira, bagukorera ibyo bashaka byose, ariko warifashe ng'umwana w'intama, bagera ku rwego rwo gufata inkota bagukubita mu rubavu, amazi n'amaraso irameneka. Ayo maraso niyaje kutuberera igitambo. Nyuma y'ibyo bagushira ku gituro, nyuma ya minsi 3 wongeye kuzuka n'ubutwari bwawe. Turashima kuko uri umwami ukomeye. Fasha amatorero, fasha abakozi bawe, fasha abakristo abasubiye nyuma, abacitse indege, abananiwe kuri urugendo, abafite ubwoba, abafite kwizera guke, abarwaye, abaremerewe. Mana turabasengeye, wongere uzure itoro ryawe, wongere uzure abakozi bawe, wongere uzure ibibazo biri mu bakozi bawe, wongere uzure marira kubakiranutse, ibyapfuye, ibyo Satani yajimije mu itorero, ibyo Satani yatwambuye, ibyo bazimu batwambuye, wongere ubizure. Mana tugaruje ibyacu Satani yatwambuye, tugaruje itorero ryawe mu rufatiro, tugaruje abakozi bawe mu mbaraga, tugaruje amasezerano yane muri twebwe. Wezi ibyaha bwo Kristo, wezi ibyaha matorero, wezi ibyaha by'abakozi bawe. Munsi w'ejo nituyiziza umunsi mukuru wa Pasika. Mana ugira ikimenyetso usiga mu itorero, ugira ikimenyetso uzure byapfuye mu izina rya Yesu. Uwo twirukanye ni Satani. Abo mitima y'abantu mu iminsi bameze nga tubagereranya n'abatambyi bakuru, tubagereranya n'abafarisayo, tubagereranya n'abasadukayo, tubagereranya n'abandi bakushinyaguriraga, tubagereranya nabo bagiye kurinda imva yawe, bavuga ko ati utaza kuzuka, ukabeshera ko abayigishwa babibye murambo babesha abantu ko wazutse kandi utazutse, ariko wayigaragaje, bakorwa n'isoni, bamenya ko ari we mwami. Niyo mpamvu tusenge abakristo bose baberera umunsi mwiza. Mana wigaragaze, Mana ubyutse itorero, ubyutse abakozi bawe. Turabaturiye amahoro n'umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze kututega amatwi. Mana ibaho umugisha. Yari Pastor Serugendo Dismas ukomoka mu itorero Philadelphia. Reka tubahe nimero zacu, ariko ushaka kutongeraho, ariko ushaka buryo watubaza ni 07 82 43 97 54. Murakoze, muzagire Pasika nziza mwese hamwe na Kristo, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.